ariko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi. Asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara amubwira ati, "Mugore, ubohowe ubumuga bwawe." Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati, "Hari iminsi 6 ikwiye gukorerwamo imirimo, aba ariyo muzamo mukizwe hatari ku isabato." Umwami Yesu aramusubiza ati, "Mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshywe na Satani, ntiyari akwiye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato?" Amaze kuvuga atyo, abanzi be bose baramwara. Abahateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose yakoze. Kuri Yesu biraboneka ko usibye no kuba isabato wari umunsi ukwiye wo gukirizamo, ahubwo nta n'undi munsi wari ukwiye nkawo wo gukorerwamo igikorwa nk'iki, bitewe n'icyo yashakaga ko bamenya ku isabato y'ukuri. Mbere ya byose, Yesu niwe wafashe iya mbere ahamagara uyu mugore wari uhetamye umugongo, kandi ibi yabikoreye mu maso y'abantu bose, yewe n'abo yari azi ko bamurwanya ari bo bigisha amategeko. Mu by'ukuri, indwara yo guheta mu mugongo ntabwo yari ikanganye cyane nk'izindi ndwara twagiye tubona umwami wacu akiza. Byarashobokaga ko yari gutegereza akaza kumukiza isabato irangiye, ariko ahubwo akimubona ahita amuhamagara abantu bose bumva kandi babireba. Mbese tukiri aha, aho umwami wacu agikubita amaso uyu mugore wari uhetamye, ntiyahise abona imfashanyigisho nziza ikwiye yo kwigisha abantu mu by'ukuri kimwe mu by'ingenzi isabato yari isobanuye. Ku ikubitiro, uyu mugore yari ahetamye umugongo, kandi ibyo yari yarabitewe na Satani wamuboshye. Mu busanzwe, umugongo w'umuntu uhetama mu gihe yikoreye ibintu biremereye bimurusha imbaraga. None tubwiwe ko uyu mugore we guhetama kwe yari yarabitewe na Satani. Mbese aho uyu mugore ntiyashushanyaga bene Adamu bose bahetamishijwe n'ibyaha bakorewe na Satani? Yesu nawe yaje nk'isabato y'ukuri ngo abumve ijwi rye bakamwitaba, abatura ibyaha nk'uko yagoroye umugongo w'uyu mugore, ari byo bisobanuye kumutura ibyari bimuremereye. Mbese isabato y'umunsi uyu mugore yari imumariye iki? Mbese yari yaramuruhuye? Mbese aho yayishimiragamo? Ariko dore icyo ijambo ryatubwiye. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Hamwe n'ibi rero, isabato niyatuye umugore umutwaro yari yikoreye, kandi ikamutera guhimbaza Imana, nk'uko twabonye ko ku munsi w'isabato Imana yabaga yitezeho abantu kuyihimbaza. Mbese icyateye umugore guhimbaza Imana ni umunsi wa 7 bari bateraniyeho nk'Abayuda, cyangwa ni Yesu wamukijije? Niba koko ari Yesu kandi koko ni we, ibyo bisobanuye ko mbere y'uko aturwa umutwaro wamuhetamishaga ibitugu atashoboraga guhimbaza Imana, yewe no ku munsi w'isabato. Niba mwitegereje neza, si uyu mugore wenyine wahimbaje Imana, kuko n'abari aho bose bayihimbaje bishimira imirimo myiza yakoze. Yesu gukora iki gikorwa ku munsi w'isabato byari nko kubabwira ngo nimuve mu isabato nk'umunsi, kuko idafite ubushobozi bwo kubatura ibyaha cyangwa ubwo kubahimbarisha Imana. Ikindi, twabwiwe ko kuguheta mu mugongo k'uyu mugore byari ubumuga, itari indwara isanzwe. Kugeza aho indwara yitwa ubumuga nuko iba yarananiranye umuntu agomba kwibanira nayo kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Rero ubu bumuga bw'uyu mugore bwashushanyaga ubumuga bw'ibyaha bw'abakomoka kuri Adamu bose, bwananiye amategeko ya Mose. Umuganga w'inzobere umwe rukumbi, Yesu Kristo, akaba ari we wenyine ushobora kubuvura. Abayobozi b'Abayuda, aho kwishimana n'uyu mugore ku bw'isabato yari amaze kwinjiramo, ari nako kuruhuka k'ukuri yari akeneye,
bamubwirira hamwe n'abandi ko hari iminsi 6 yo gukorerwamo imirimo, bityo ko bakwiye gukirizwa muri iyo. Iba abayobozi b'Abayuda babivuze batazi ko umunsi wa karindwi ari wo Yesu Kristo ari wo wonyine abantu bashobora guturirwamo imitwaro, bagakizwa ubumuga bwabo kandi bakawihimbarizamo Imana. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura, ndakuzura uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Kari imyigishirize y'inzaduka? Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Muri iki gikorwa naho, nubwo ntacyo umwami wacu yabivuzeho, tubonamo igisobanuro cy'isabato nk'ikiruhuko nyakuri. Nubwo hari ku munsi w'isabato nk'ikiruhuko, muri iyi sinagogi harimo umuntu uruhijwe na dayimoni. Mbese ahubwo uyu muntu yari aruhutse? Nk'uko bigaragara, inyuguti z'abanditsi nta mbaraga zari zifite zo kumuruhura. Dayimoni amutakiramo agira ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura, ndakuzi, uri uwera w'Imana. Aya magambo ya dayimoni yuzuyemo ukuri dukeneye kumenya kuri Kristo nk'isabato y'ukuri y'umunsi wa karindwi Imana yaruhutse isoje kurema. Dayimoni mu kuvuga ngo ndakuzura uwera w'Imana, yari ahamije ko wa munsi wa karindwi wejejwe nyuma y'irema, uw'Imana yaruhukiyemo imirimo yayo yose yakoze, burya ari Kristo. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ari w'Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Nanone nimwitegereza neza, murabona ko nubwo hari ku munsi w'isabato, dayimoni ntacyo byari bimubwiye iby'uwo munsi, kandi nta kabuza yari aruhije uyu muntu yari yarateye. Yesu aje nk'isabato y'ukuri kuri uyu munsi utarakijije uwatwazwaga igitugu, dayimoni akimukubita amaso, abura aho arigitira, ataka agira ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura. Ibi nabyo abikora ku munsi w'isabato, ngaho hari abantu basobanukirwa iby'isabato y'ukuri ifite n'ubushobozi bwo kuruhura abantu igitugu cy'abadayimoni, nk'uko nyuma bagira bati, mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Mwibuke ko amasabato y'iminsi yanditswe n'abanditsi iba atarabifitiye ubushobozi. Rero Yesu gukiza uyu muntu ku isabato ntibyari uruhurirane, ahubwo nabyo byari imfashanyigisho ngo abantu basobanukirwe iby'isabato y'ukuri idashobora kwihanganira kubana n'abadayimoni. Ahandi masabato yo usibye no kubyihanganira nta n'icyo yari afite kubikoraho. Mu bigaragara, imirimo yose Yesu yakoraga ku munsi w'isabato yayikoraga ku bushake kandi bitamutunguye. Tubyitegereje neza, ahubwo ibyo yakoraga byose kuri uyu munsi w'isabato yabikoreraga kwigisha abantu igisobanuro nyakuri cy'isabato, cyangwa se icyo Imana yahereye abantu itegeko ry'isabato n'icyo ryashushanyaga. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu muntu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atabasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Ku murongo wa 14 naho hakagira hati, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Hano naho
umwami wacu yeruye intumwa ze ko yaba iyi mpumyi cyangwa ababyeyi bayo nta n'umwe muri bo wagize uruhare mu kuba uyu yari impumyi, ahubwo ngo byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mu yandi magambo, uyu muntu yari impumyi ategereje uyu munsi n'aha hantu kugira ngo abe imfashanyigisho y'icyo Yesu yashakaga kwigisha abantu. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Birakwiye cyane ko twita ku izina ry'ikidendezi iyi mpumyi yabwiwe kujya kwiyuhagiramo, kuko rihetse bumwe mu busobanuro bw'umwuzuro w'amasabato yose yarangiraga muri yubile, ariyo yashushanyaga Kristo. Umurimo Yesu yakoze kuri uyu munsi w'isabato ari wo guhumura impumyi, ndetse n'izina ry'ikidendezi impumyi yagombaga kwiyuhagiramo kugira ngo ihumuke, byose byahuraga neza n'amagambo umwami wacu yavuze ubwo yatangazaga ku mugaragaro umwaka w'imbabazi. Nk'uko Yesaya yari yarabimuhanuyeho, nawe yabisubiyemo yivugaho ati, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Niba mwibuka neza, ikidendezi Silowamu hasobanurwa ngo yaratumwe. Kuri iki kidendezi hasobanurwa ngo yaratumwe, niho Yesu yohereje iyi mpumyi ngo yiyuhagirire ihumuke. Mbese ibyo byaba ari uruhurirane? Cyangwa ibyo umwami wacu yabikoze kuko tubonye ijambo rimuvugaho ko yatumwe kumenyesha impumyi ko zihumuka? Muri byinshi yatumwe gukora, harimo no kumenyesha impumyi ko zihumuka. Bityo ahantu hitwa yaratumwe, hari ahantu heza rwose iyi mpumyi yari ikwiye guhumukira, kuko icyayibayeho kiri muri bimwe mu byo yatumwe gukora mu mwaka w'imbabazi. Iyi mpumyi nayo nk'abandi bose twamaze kubona haruguru, nta kisabato y'umunsi yari imumariye. Yewe n'aha Yesu yamusanze akamugirira imbabazi hari ku munsi w'isabato. Rero Yesu yashakaga kwerekana ko isabato y'ukuri ari ishobora gukiza abantu ubuhumyi, atari iy'abantu bizihiza kandi ari n'impumyi. Mwibuke ko ubuhumyi ari ubw'umutima, nk'uko dukomeje tubibona hepfo ko abibwira ko bareba bo ko icyaha cyabo gihoraho. Mbese abibwiraga ko bareba kandi ari impumyi mu maso y'Imana ni abahe? Si abagize batya? Baramutuka baramubwira bati, ni we mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Ku murongo wa 34 nawo hakagira hati, baramusubiza bati, we wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Ab'ijambo rivugaho ko icyari kubabera cyiza ari uko bari kuba ari impumyi, maze bagahumurirwa hamwe n'abandi, n'aba bakangisha gukiranuka bakora ku mategeko ya Mose. Mbese wowe ni icyo urusha abandi? Iyo uvuga kuri icyaremwe gishya, ubihamisha itegeko ry'umwuka ryerera imbuto z'Imana mu mibereho yawe, cyangwa uzana ibisate bibiri by'amabuye? Niwitegereza neza, urabona ko hamwe n'amategeko ya Mose ariyo bishingikirizagaho, yewe bakaziriza n'isabato y'umunsi, bari bagishobora gutukana nk'uko ijambo ryabibahamije. Nubwo batabimenye, icyo cyari ikimenyetso cyakaberetse ko baruhura imibiri, ariko imitima irushye. Kristo we yaje gukora ikinyuranyo cy'ibyo. Ibindi bifitanye isano n'ibi tubibona no muri Matayo 12, aho Yesu yagiye anyura mu mirima y'amasaka, abigishwa be bagasonza, bagaca amahundo bakayahekenya. Abafarisayo bababona bakabwira Yesu ko abigishwa bari gukora ikizira ku munsi w'isabato. Yabasobanuriye byinshi bijyanye n'ubutware bwe buhebuje byose, ariko ageze hepfo avuga aya magambo ari nayo nagira ngo turebere hamwe. Iyaba mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo, nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagayaga abatariho urubanza, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Muri aya magambo
Yesu nk'umwami w'isabato ashatse kubwira aba bafarisayo ko afite ubushobozi bwo guhesha aba bagendana nawe umutima w'imbabazi, aho bo mu gukurikiza isabato y'umunsi bameze nk'abatamba ibitambo bidashobora kubahesha igikundiro mu maso y'Imana. Umwaka wa 50 ari wo wa yubile ni umwaka warangwaga n'imbabazi no guharirana imyenda. Rero Yesu Kristo nka yubile y'ukuri, muri we nimo imbabazi zari zuzuye, akaba ari nayo mpamvu yabwiye aba bafarisayo ko bari bari kugaya batariho urubanza, nko kubabwira ko abo bari bari kugaya bo bari baramaze kwinjira mu mwaka w'imbabazi, aho bo bari bakiri mu bitambo biboneshwa amaso y'umubiri. Mbese wowe uhagaze mu mwaka w'imbabazi utuma udacirwaho iteka, cyangwa uracyari mu bitambo bidashobora kuguhesha igikundiro ku Mana? Erega izi mbabazi si zo twebwe tugira, ahubwo nizo tugirirwa natwe kubw'ibyo tukazera nk'urubuto. Ibitambo byo si ibitwikwa gusa, ahubwo ni ibyishingikirizwaho byose ngo umuntu abone igikundiro ku Mana. Ngaya amasabato, ibya 10 n'amaturo, amafaranga y'inyubako n'ibindi byose tugura umugisha, bamwe bakanabwirwa ko bizabahesha ijuru.